Yes guys, reka twongere tubaye ikaze kandi tubifuriza ibihe byiza mwese mukurikirana Satiya TV ndetse na Rwagakoco Live TV. Turabakunda cyane abaherereye mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, mwese rero tubahaye ikaze kuri uyu munsi. Ngira ngo nkuko mubibona turi ku musozi wirengeye cyane, ariko iyo witegereje hakurya hari umusozi ni ku murindi w'intwari, ahabereye cyangwa se ahapuraningiwe urugamba rwo kubohora igihugu. Kuri uyu munsi rero turi kumwe n'umusaza w'inararibonye, umusaza wavukiye kwa aka gasozi ukamazeho imyaka myinshi cyane. Tugiye kuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, atubwire uburyo ki yabonye urugamba rwo kubohora igihugu, atubwire se byari bihagaze gute ubona imbere yuko RPA cyangwa se FPR inkotanyiza ikabohora igihugu cy'u Rwanda. Uraho neza umusaza? Ndaho. Amazina yawe witwa nde? Nitwa Murindahabi Jean de Dieu. Witwa Murindahabi. Ugerageze uzamure ijwi wire kuri tuganire. Si byo se? Nta kibazo. Murindahabi. Karame. Hanyuma hano hantu duhagaze hitwa ngo iki? Hano duhagaze, ahangaha duhagaze yego yitwa Gashija, umudugudu wa Gashija. Umudugudu wa Gashija. Abashija bose tubasuhuza. Ese mu kirimi cyanyu kigabasuhuzanya ngo iki? Mwaramutse. Ngo Mwarirota? Murere muta. Murere muta. Murere muta. Ugasubiza ngo iki? Ugasubiza ngo iki? Ngo yego. Yego. Aha, murare muta abantu mwese mutuye ku gasozi ka Gashija. Yego. Aha, uyu nuhe murenge na akahe karere? Umurenge wa Cyumba. Umurenge wa Cyumba, akarere ka ubwo ni Gicumbi. Ni Gicumbi. Akarere ka Gicumbi. Akarere ka Gicumbi. Aha, hanyuma kuva hano ujya i Bugande bifata nk'iminota ingahe? Aha kujya i Bugande. Kujya hano kujya i Bugande. Kuva hano ujya i Bugande bifata nk'amasaha nk'atatu. Amasaha nk'atatu. Ese hano ururimi mukunda gukoresha ubundi ni uruhe? Ko ndeba ikinyarwanda kikugora. Dukoresha urukiga. Ni urukiga rwanyu? Ariko turavanga. Muravanga. Oya uko ukivuga rero ntibikugore, nushaka gukubitemo n'igikiga baracyumva bisobanurire. Hanyuma rero nari ntangiye ndi kubabwira, nubwo amateka agiye wenda nagerageje gusoma, ariko wowe nk'umuntu wayabayemo noneho, ngira ngo urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiye mu 1990. Nibwo nyakwigendera Fred Gisa Rwigema yarutangije bahereye mu gice cy'Umutara. Hanyuma mwebwe mwaje kwakira ingabo za RPA zari zirangajwe imbere na icyo gihe ari General Major Paul Kagame. Icyo gihe nibwo yaje gukaba indake hariya. Ndagira ngo tunyurire mu mateka, ese mbere yaho mwari mubaye mute, mwari mubayeho mute mbere yuko twebwe bari abambere. Yego. Badushitagamo nk'ingenga bitekerezo ntabwo twayumvaga. Yego. Twumvaga bene wacu ko bagiye kuza. Yego. Tukifata neza. Nyine bo badushitagamo ingenga bitekerezo ngo nimubabona mu bahunge cyangwa se ngo mubaterere induru. Bari barababwiye ngo ni inyenzi zifite n'imirizo. Tukihora tukagenda. Hanyuma kariya gasozi kariho ku murindi w'intwaro, ubundi mbere yuko baza kuhaba habaga iki? Hariya hari uruganda. Hari uruganda. Yego. Habagamo n'abasirikare. Hari ikigo cya gisirikare, hari n'uruganda. Aha. Wowe uhazi kuva ryari? Uhazi kuva ryari? Njyewe turebe nifite imyaka 16. Imyaka 16. Muri 90. Nari mfite imyaka 16 muri 16. Ufite 52. Wavukiye mu kahe kagari, mu wehe murenge? Navukiye mu murenge wa Kaniga. Mu kagari ka Rukurura, ubu ngubu bahita Rukurura. Yego. Mu mudugudu wa Kabare. Mu mudugudu wa Kabare. Aha, niho wavukiye kugeza ku myaka ya 40. Ubu ngubu uri gukorera aha ngaha? Ndimo gukorera hano. Yego. Za Gashija, mu mudugudu wa Gashija. Mu mudugudu wa Gashija. Umenye igikiga kiryoha ku muntu uzi ko kivuga. Harya na cya kirimi kindi uretse igikiga ni ikihe? Hari ikindi kirimi abanyagicumbi. Ni ikigande? Hano muvuga igikiga n'ikigande. Arabazi kuvuga uruganda ariko. Ari uruganda. Aha, n'igikiga n'ikinyarwanda. Nizo ndimi zonyine mukoresha hano? Nta rundi? Nta rundi penje. Aha.
hanyuma nk'umuntu wabaye hano imyaka myinshi watubwiye ko mbere yaho igihugu kibohorwa leta yajyaga ibashyiramo ingengabihe, ese abo ni bande ubundi babashyiragamo iyo ntuza yo kubabwira ngo nimubabona muzabavugiriza induru? arega nk'abadushyiramo ingengabitekerezo ni babandi ni nk'interahamwe nk'abasirikare babaye mu gisirikare cya Habyarimana cya FARI, bakababwira bati nimubabona muduhamagara ikinga mutera induru none nshaka umbwire nyuma yuko baje bakahagira mukababona. Twebwe baje barahagera bagera no mu rugo basanze ndimo gukama, yego, bambuka baragenda bakomeza, ariko ntabwo bahise bafata igihugu icyo gihe, yego, basubiye i Buganda, yego, baraza nyuma niho bafata igihugu twari twahunze duhungeza Muhura. Wewe mwari mwarahunze. None nshaka uduhe ifoto, uduhe iyo nkuru uburyo bwa mbere ubabona nk'umuntu wabumvaga kuri radiyo ukabumva abayobozi babavuga. Nshaka ubu bwa mbere ubabona bagusanze uri gukama icyo gihe wumvise umeze nasanze bari nkanje ari nta n'ikibazo, nta n'ikibazo, usanga ya mirizo bavugaga nawe bari bafite koko. Hanyuma nyuma y'aho u Rwanda rumaze kubohorerwa hari uburyo mwari mubayeho mbere y'uko nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yaza kuyobora igihugu. Hari uburyo mwari mubayeho mbere ukurikije icyo gihe n'ubu ngubu aho mwatangiye kuyoborerwa na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, bimeze gute? Ubu dufite umutekano mwiza, mbese abana bagwaraga bwaki ariko ubu bwaki ntabwo bakiyigwara, mbese aduha icyo ari cyo cyose. Ubu turamwishimira, n'ubu ngubu tuzamutora 100%. Hanyuma uvuze ko yabaduhaye mbere nta mutekano mwagiraga? Imbere nta mutekano byari bimeze gute? Nk'abambere bajyaga mu bakobwa, ufite nk'abakobwa, yego, bakajya kubasambanisha, kandi abangaba ntabwo bafata, bakabafata ku ngufu, none abangaba ntabwo babafata, ntabwo nababeshyera. Yego, noneho nshaka uduhe ishusho wenda hari abana bavutse ejo bundi, hari abo ufite nawe bakiri batoya ariko muri make wenda batazi amateka y'igihugu, hari abatayazi, batazi ngo se byari bihagaze gute, byari bimeze gute. Abantu bazi amateka cyane ni nkamwe bakuru. Oya, ni nk'abakera, njyewe ubu ntabwo ndi mukuru. Oya, nshaka ayuzi arahagije. Urumva watubwiye ko muri 90 wari ufite imyaka 16. 16 umwana ntaba ari mukuru. Ahubwo 16 wari utarajya mu gisirikare. Reka njye ntabwo nahugiye mu nka ndagira, twari dufite inka nyinshi, mwari mwiyororeye wibera mu nawe yanga ngo tujye mu ishuri, ntabwo yakwigisha cyese bakuru banjye nibize. Ni ukuvuga ngo kwiga kera byari bigoranye, si byo ndimo kukubwira. Umuntu ubu ngubu kubwa Kagame Paul, umwana ariga, ushatse kumufata bagushiramo ubu ngubu umwana ntabwo bamujyana kuragira inka, ntabwo byavamo. Nawe yaratubwiye ngo tuziragire mu ngo nta kibazo, nibyo byiza. Ibintu byo kuziragira ku gasozi ntabwo ari sawa. Kera niko byari bimeze, abana bakanga kwiga bakabafatira mu nka bakagira iki. Hanyuma nyuma y'aho leta zihindukiye, se wabonye amahirwe yo gusubira ku ishuri cyane ko wari ukiri mutoya? Jewe duhungutse, tujya guhindukira duhungutse, yego, muzehe wanjye yahise ambwira ati reka ngushakire umudamu, nujya kwiga, yego, barumuna bawe ntabwo bazagushakira umudamu, inka zikihari n'amafaranga duhungutse. Umuzehe yaguye mu rugo, yarashaje, ufite agacecuru gusa. Ubu mama waracyariho? Ubu ntageze mu myaka nk'ijana? Ashobora kuba yirengeje nk'ijana, yari afite 105 wenda, ashobora kuba yifite 105. ashobora kuba yifite. Ubu se aracyabasha kubyuka? Yavaga nk'ahano, yego, akagera nk'ahariya, hariya ni nk'ihiwanjye, aragenda akagera nk'ahariya hirya yijyanye n'akabando, ariko arimo ejo bundi yari yashizemo umwuka arahindura.
ufite amahirwe, ufite umukecuru w'imyaka 100 aba afite amateka menshi cyane. rero nk'abakecuru nk'abariya umugezeho ukicarana nawe ukamubaza ibya kera byose yabikora. ubu umwana we mukuru afite imyaka ingahe? arimo gukambakamba muri 30 ariko ntabwo arayizi. 30. Nk'umubyeyi mukuru ugeze umwana nawe mbese ubu ugeze igihe cyo kugira abuzukuru. Ubu nk'iyo wicaranaga n'abana bawe cyangwa iyo mwicaye mu rugo mwese mwahuye n'icyo baganiriza? Icyo mbaganiriza, abana ugomba kubashira ku murongo mwiza, ukabaganira ibintu bitabatera inuza, urangare kinga kugira iki. Yego. Nk'iki? Ugomba kubabwira ati mwabana mwe murareba uko tubaho, mujye mukundana cyane, mugire urukundo, mureke kugira kwangana kinga kureba nkanuza ngo mwange kumuha nk'agatebe ngo